bakristo bavandimwe, kristo yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Nimunyemeze dusangire amasomo matagatifu kiliziya umubyeyi wacu yateguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu ibaruwa ya mbere mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Timote. Mutima yanjye, dore ijambo rigomba kwizerwa, nuko umuntu wumva ashaka kuba umwepiskopi aba yifuje gushinga umurimo mwiza cyane. Ariko rero umwepiskopi agomba kuba ari umuntu w'inyangamugayo, washyingiwe rimwe risa, ntagire inda nini, agacisha make, akagira ubupfura, akamenya kwakira neza abamugana, kandi akaba ashoboye ibyo kwigisha, ntabe umunywi cyangwa umunyamahane, ahubwo agahorana ineza, akazira gushotorana, kandi ntabe umunyabugugu. Akamenya kugenga urugo rwe no gutoza abana be kumvira. Ibyo byose bigakorwa mu bwiyubahe. None se koko umuntu utazi gutegeka urugo rwe bwite yashobora ate kwita kuri kiliziya y'Imana? Byongeye, ntazabe ari umuntu ugarukiye Imana mu bya vuba, hato atazatwarwa n'ubwirasi bigatuma acirwa urwa sekibi. Ubundi kandi rubanda rwo hanze rugomba kuba rumuvuga neza, kugira ngo atavaho yamaganwa cyangwa akongera kugwa mu mitego ya sekibi. Abadiyakoni nabo bagomba kuba ari abantu b'inyangamugayo, bazira uburyarya, ntibarenze urugero mu kunywa inzoga cyangwa ngo bararikire inyungu zidaciye mu mucyo. Bagomba kandi gukomera ku iyobera ry'ukwemera, barangwa n'umutimanama ukeye. Nabo kandi bazabanze babagerageze, hanyuma nibasanga ari indakemwa bazabone kubashinga umurimo w'ubudiyakoni. N'abagore nuko bagomba kuba ari inyangamugayo, ntibabe abanyamazimwe, ntibagire inda nini, kandi bakaba indahemuka muri byose. Abadiyakoni bagomba kuba barashyingiwe rimwe risa, bakanamenya gutegeka neza abana babo n'ingo zabo bwite. Koko rero abatunganya neza imirimo bashinzwe bibahesha umwanya w'icyubahiro, bakanabikesha gushira amanga mu kwemera bafitiye Kristo Yesu. Iyo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Ngiye kwibanda mu nzira y'ubutungane, ngiye kuririmba impuhwe n'ubutungane, maze ngucurangire wowe uhoraho. Ngiye kwibanda ku nzira y'ubutungane, mbese uzansanganira ryari? Nzaharanira ubutungane bw'umutima wanjye mu bo tubana, sinzigera nshimishwa n'ibidakwiye, nk'uko nanga imyifatire y'abahakanyi. Ubeshyera mugenzi we rwihishwa, nzamucecekesha. Abasuzugura abandi n'abirata, abo sinzabihanganira. Mu gihugu nzahitamwo abantu b'inyangamugayo, kugira ngo abe ari bo bankikiza. Ugendera mu nzira iboneye niwe uzambera umunyamirimo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu arakomeza ajya mu mujyi witwa Nayini. Abigishwa be n'abandi benshi baramukurikira. Ngo agere hafi y'irembo ry'umujyi, ahura n'abahetse umurambo bajya guhamba umuhungu w'ikinege, nyina akaba yari umupfakazi, kandi abantu benshi bo muri uwo mujyi bari bamuherekeje. Nyagasani yamubonye amugirira impuhwe, aramubwira ati wirira. Nuko yegera ikiriba agikoraho, abari bagihetse barahagarara. Aravuga ati wa musore we, ndabigutegetse haguruka. Nuko wari wapfuye areguka, aricara atangira kuvuga. Yezu amusubiza nyina. Bose ubwoba burabataha, bibasingiza Imana bavuga bati umuhanuzi ukomeye yaduturutsemo, kandi Imana yasuye umuryango wayo. Iyo nkuru isakara muri bakristo bavandimwe. Amasomo matagatifu kiliziya umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi aradushishikariza gushira amanga mu kwemera dufitiye Kristo, ndetse no gusingiza Imana idahwema kutwigaragariza. Mu isomo rya mbere Pawulo mutagatifu arashyira
ku mugaragaro imyitwarire n'imigenzo myiza ikwiye kuranga abiyemeje gukorera Imana no gushinga imirimo muri Kiliziya. Buri wese rero muri twe afite ubutumwa ashinzwe muri Kiliziya ndetse no mu bavandimwe be. Niyo mpamvu ibyo Pawulo intumwa avuga bireba buri mukristo mu muhamagaro we. Natwe dusabwe kwirinda inda nini, kwikuza no kwirata. Dusabwe kurangwa n'ubupfura, ineza n'urugwiro, twirinda amahane n'ubushotoranyi bwo ari bwo bwose, twamaganira kure icyadutera ubugugu. Duhamagariwe kandi kwigisha abandi bitari mu magambo gusa, ahubwo no mu bikorwa byacu, mu mvugo zacu, kuko barangwa n'ubuhamya bugaragaza koko turi abakristo. Ababyeyi b'abakristo bafite inshingano zo kurera no gutoza abana ukumvira. Nubwo ntawe uneza rubanda, twese duhamagariwe kwitwara neza no kwitwararika muri bagenzi bacu, twirinda umugayo, twirinda ubuhemu, tugendera mu kuri, mu butabera no mu mahoro, kandi imyitwarire yacu ikazira amakemwa. Ntitugomba guharanira inyungu zacu bwite, inyungu zidaciye mu mucyo, ahubwo igishimisha Imana ni ukwirinda uburyarya, amazimwe, ubuhemu ndetse n'ibindi byose byatesha agaciro ukwemera n'ubuyoboke bwacu. Imana twamenye na Kristo twemeye tuyimenyeshe abandi kandi tumwemeze bose. Mu ivanjiri turabona abantu benshi bakurikiye Yesu, ubuzima butanga umukiro n'ubugingo, n'abandi bakurikiye umupfu barangamiye urupfu. Abari kumwe na Yesu bari mu byishimo, abari kumwe n'umupfu bari mu maganya n'agahinda ndetse no kwiheba. Natwe ni kenshi twakurikiye urupfu aho gukurikira ubuzima. Ni kenshi twitandukanyije na Yesu, tugendera mu nzira y'umwijima udutera agahinda, ukwiheba no gucika intege. Yesu rero atanga ubuzima. Yasubije uwari wapfuye ubuzima kugira ngo abeho, maze asubiza uriya mupfakazi wari ubaye incike ibyishimo n'ishema byo kwitwa umubyeyi. Mu muryango w'Abayahudi n'umuco wabo, umupfakazi ntawumucira akari urutega, arasuzugurwa, agacishwa bugufi kuko aba adafite kirengera. Umugabo yari byose ku mugore we. Igihe umugabo yapfaga, umwana we yasigaranaga n'umubyeyi we akabimara agahinda. Uyu mubyeyi rero yari abaye incike, yari yihebye, ntiyari agifite hepfo na ruguru, ariko Yesu aramusanga, amuha ubuzima, yongera kumutera ibyishimo. Ibyo Yesu akora bitera abantu gusingiza Imana no kumenya ububasha bwayo. Natwe dusange Yesu, duhure nawe, aduhe ibyishimo, adusubize amahoro, adusubize ubuzima, amahoro n'umunezero. Umubyeyi Bikira Mariya adusabire gukomera mu kwemera no kugarukira Imana kugira ngo idukize, iduhe umukiro n'ubuzima, maze dukurizeho kuyisingiza muri byose na hose. Nyagasani Yesu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaha umugisha, abarinda, abakomeza, biteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.